Bamwe mu baturage batuye mu murenge wa Mageragere mu karere ka Nyarugenge baravuga ko babangamirwa cyane n'uburyo ku munsi bakoreraho inteko rusange y'abaturage bose babategeka kuyitabira ndetse ibikorwa byose by'ubucuruzi bigafungwa kugira ngo hatagira usigara atayigiyemo. Aba baturage bakaba bavuga ko bibabangamira kuko bituma hari serivisi zimwe na zimwe zipfa, cyane cyane ku baba bakeneye guhaha ndetse n'ababa bari mu kazi k'ubucuruzi kuko bibateza igihombo n'abakiriya bakabacikaho. Nanjye iyo mbonye nko nguko bafungisha hakabura n'umuntu n'umwe usigara akora, urumva biteye impungenge. N'iyo umukiriya yashakaga nk'akantu ntabwo abasha kukabona kubera ko uwakakamuhaye bose baba bagiye mu nteko, ugasanga hari ibintu bimwe na bimwe rero bigenda bitaboneka kubera izo mpamvu. Nk'ibisanzwe n'ubundi kuko twarabimenyereye, kuko iyo ubundi inteko ibaye ku wa kabiri saa 8 gahunda zisanzwe zirahagarara tukajya mu nteko y'abaturage isanzwe bako buri wa kabiri. Ubuzi nyine Inkeragutabara na daso n'inzego zibanze bahita baca ubundi babanza gucaho na mikoro babwira ati amasaha y'inteko yageze, mufunge muze mu nteko. Ubwo rero ugahita ufunga nyine tukajya mu nteko. Ubwo nyine hose abafunze ahubwo nafunguye ukagira aga service utanga ubonetse wabaye ikigande. Inteko abaturage barafungisha nyine ntago abacuruzi bongera gucuruza, bacuruza ari uko irangiye. Ku ruhande rwabo aba baturage bavuga ko bagiye bareka nibura buri rugo rukagira uruhagararira mu nteko y'abaturage, ariko indi mirimo itunga urugo ntihagararire byaba byiza kuko byarushaho kubafasha. Bakaba banasaba ko inteko yajya ikorwa kare ndetse ikarangira kare kuko usanga kenshi irangira bwije ntacyo umuntu yaba kibashije gukora. Ikibazo cyanjye bagiye bareka nko mu rugo rw'umuntu hari abantu nka 3 cyangwa 2 ko hajya hagenda umwe undi agasigara areba iby'urugo. Bajya babikora kare kugira ngo birangire kare, n'abahaha babone aho baha kuko birangira bwije, abahaha ntibabone uko bahaha bagateka bwije. Uza yuko buriya ubonetse nko mu muryango si ngombwa yuko bose bajyayo. Ubonetse yajyayo akazana amakuru y'ibyabereyeyo akaba yayabandi, kuko ntago ari ngombwa yuko buri wese ajyana y'amatwiye kugira ngo umuryango wose urangirire, kuko ntago bose ariko bajyayo, kuko hari agomba gusigara bakora kugira ngo abandi baze kubaho. Aba baturage bakomeje kugenda bagaruka kuri iki kibazo. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mageragere Bwana Ntirushwa Christophe yahakanye kuba ibikorwa by'abaturage bifungwa muri aka gace mu gihe cy'inteko y'abaturage. Inteko y'abaturage yatangiye ari igamije gukemura ibibazo. Kwihame rero nuko ubundi abafite ibibazo aribo bagombye kuza, kandi nako kwakira n'abantu benshi bashaka kumenya amategeko basobanuza. Ntawe twagafungishije kubera ko cyakora umva afite inyungu zo kuza kugira ngo akurikirane igikorwa cyari kinakomeye, igikorwa kirebana no kugira ngo nk'ibiteko ry'umuryango n'iteko navuga rikomeye, iteko rebana n'iby'ubutaka, kwandikisha ubutaka ndetse no kubuhinduza ndetse no kuba wanabugurisha. Ni iteko naryo rikomeye bagombaga kumenya, kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina, ihohoterwa ry'umwana. Mu bindi minsi isanzwe ubundi guhera saa 8:30 kugeza saa 11 abafite ibibazo baraza tukabakira tukaganira kuri gahunda z'iterambere, bakabaza n'ibibazo ariko ntawe dufungisha. Icyo twakora nuko ntabwo ari ngombwa gufungisha abantu kuko inteko ibira abantu bafite ibibazo. Nubwo uyu muyobozi yagaragaje ko nta bikorwa by'abaturage bifungwa, ubwo twagiraga muri uyu murenge bari mu nteko rusange y'abaturage amazu yose y'ubucuruzi yarafunze, ndetse nk'uko mwe mu baturage bagiye babigarukaho, ufashwe ari gukora akaba acibwa amande kuko abafatwa nk'uwigumuye ku buyobozi. Joseph Nyonzima, BTN Kigali.